Hako ngende kwagananitsa gatuza ntemere kugenda ntemere kuva aho ngaho mu rugo kujya ku ishuri reka sinigeze ngeramo ishuri nkawe kumara iki urumva ababyeyi barakubwiraga bati weho nta kintu uzama uzirashaka kujya kwiga ngo uzamara iki ubizagende gute imyenda bakagurira abankurikira bose ngiye ngasigara nkajya munsi y'urutoki nkarira agahinda kashira nkagaruka ibyo yakubwiye no kubikora izabikora wewe umaranye ikibazo igihe kirekire tegereza Imana izagikemura mu izina rya Yesu. Hallelujah. Izagikemura ntago izanyura kuri babahanuzi izakwinyuriraho igikemura. Ntago umuhanuzi ari ukemura ibibazo Imana ni ikemura ibibazo. Umuhanuzi icyo ashinzwe ni ukuguhanurira muri iyi si huzuye umuruho n'amahane icyo nkeneye cyose simpera ko nkibona ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi niringiye kuza bona ingororano yawe. Haleluya. Yesu basire nevosase bokeriyanse. Ubundi mbarizwa mu karere ka Ngororero. Iyo ngiyo. Ariko ubu nabaye kavukire. Ntabwo iyo ubu nabaye kavukire hano I Kigali. Ku bantu bari bubone iyi video nyine afite ubumuga bwo kutagenda neza nyine. Siko babyita? Ni wandi bitaga ngo kajorite ngo ikimuga ngo igicumba amazina nkayo ariko yesaza kuyahindura abanye ko bidakwiye. Ya, nshuti bakunzi ba Imana narayibonye TV. Turabasuje cyane. Mbese nawe ahantu uri waba warabonye Imana? Claudine we yarayibonye ahita avuga ngo ngiye gushinga televiziyo yitwa Imana narayibonye. Claudine umeze neza? Meze neza ndi gushima Imana. Na nubu Imana uracyayibona? Ndacyayibona. Haleluya. Imana iri kungaburira yakuye mukecuru wanje kugafuka mu mugogo. Bagize sinabonye Imana. Yamukuye bivuge neza ushyizeho mikoro. Yamukuye agafuka ku mugongo yahoronaga agafuka ku mugongo. Kikizi. Je nabivaga gusenga nkajya ibyo mukecuru wanje yavuye gusaba. Yo akomana. Najyaga ibyo yavuye gusaba kandi ndi gusengera abantu. Yo. Ako se uri kuvuga ngo wagiye gusengera abantu tubwire watangiye gusengera abantu urumva wabaga ku ishuri ukarya ibyo mukecuru watangiye guhanura ufite imyaka ingahe? Natangiye guhanura mfite imyaka 7. Imyaka 7 warahanuraga? Yego. Ariko mubayeho mu buzima bubabaje kandi bubi. Tubayeho mu buzima bubi cyane turabatindinya kuje batagira hepfo na ruguru. Inzu imvura yararigira tunyagira inzu yashu yaravaga. Yo. Wowe. Akomana. Ku muntu kubonye bwa mbere watwibwira amazina nindi? Amazina y'ababyeyi ni muhawe n'Imana Claudine arikirizwe cyane Esther. Uwo muri kumwe nawe wamuduha akatwibwira nawe ku bantu bamubonye bwa mbere. Amazina ni Bayahore Vestina, mama Kwizera, mama Queen, mama Elisa. Ku mubyeyi Imana ikunda cyane. Claudine wa mumbari. Ndabizi cyane. Ni ukuri. Sara yuzuye umwuka wera aravuga asekeje Sara. Yishyiraho mikoro nacyo. Ugiye kubona Imana igiye kugusetsa nkuko yasekeje Sara. Imana igiye kugusetsa. Kandi Imana niza ntabwo izatinda ku buzima bwawe nta nubwo izaceceka. Haleluya. Imana ishimwe n'ukuri. Imana igiye kuza. Biraje vuba bidakwiye. Hari amarira. Imana igiye guhanagura ku buzima bwawe. Narayarize Imana. Claudine. Karama. Urumva tutangiye mu mwuka w'ubuhanuzi kandi abantu bazakomeza kudukurikira ahangaha niho bazajya bumvira ubuhanuzi bwa nyabwo. Atari bya bindi abantu babonera ahandi. Uyu ni umukobwa wirirwa mu ishyamba ry'Imusanze ari gusengera abantu. Rero muzajya mubonaho ibintu byinshi bitandukanye kandi n'ubuhanuzi butandukanye n'ubuhamya butandukanye ariko ku bantu babonye Claudine bwa mbere ni mu ntoki nagira ngo abantu babanze bamumenye noneho turahita kugira ngo tubanze tuzamuke mu kiganiro. Ni mu ntoki.
Koradina cyangwa Vestine ego ni umuntu Imana yakuye mu cyaro iyo ngiyo hirya irode bari kwa Makire ari wa wundi wirwa yambaye ibipira irode bari kwa Makire ubundi buriya ni muri Israel niyo ngiyo kure ahubwo we Imana yagukuye hagana hano mu Rwanda ubundi mbarizwa mu karere ka Ngororero iyo ngiyo ariko ubu nabaye kavukire ntabwo iyo ubu nabaye kavukire hano i Kigali ku bantu bari bubone iyi video nyine afite ubumuga bwo kutagenda neza nyine siko babyita ni wandi bitaga ngo kajorite ngo ikimuga ngo igicumba amazina nkayo ariko yesaza kuyahindura abanye ko bidakwiye mu buzima bwawe nyine urumva ukiri kajorite cyase bakikwita ayo mazina wavutse mu muryango wakiriwe gute baranyangaga cyane ko babonaga ntagenda nk'abandi nta jambo nagiraga kurumva umuntu ugenda ahenagurika n'imbwa zarantinyaga ari imbwa zarakubonaga zikiruka kandi igihe nshaka ko zindya ariko zikantinya zikagenda ariko nyine Yesu agenda ahindura amazina naramubonye yampinduriye izina ankura kwambara ibipiramo amajipo haleluya Imana ishimwe bitamvyibuka nirwa nambaye ijipo mu gipira ariko hano hanika gatuza kandi buryo ubusanzwe umukobwa ageze mu myaka 10 11 12 Korodi nta kujya ngo uzamubonere hano ntabwo biba byoroshye hako ngerirwa gananitse gatuza ntemereye kugenda ntemereye kuva aho ngaho mu rugo kujya ku ishuri reka sinigeze ngeramo ishuri nkawe kumariki urumva ababyeyi barakubwiraga bati weho nta kintu uzamara uzirashaka kujya kwiga ngo uzamara iki ubizagende gute imyenda bakagurira abankurikira bose ngiye ngasigara nkajya munsi y'urutoki nkarira gahinda kashira nkagaruka nyine ngeraho ndiyakira njyemuga ntiyacyama papa kankubita ahantu habi ngahita mpfa ariko bikanga ariko hari impamvu urumva hari impamvu waje kuva yutese urumvikana ubuzima bubabaje bw'amarira n'agahinda guhezwa uraho nga waje kuva yute ubundi bwa mbere mbacika nabacitse kubera nari ndambiwe inkoni nari nagiye papa ntabwo yemeraga ko nsohoka rimwe rero numva ndabirambiye mbona ukuntu turi gukina ndadukurikira nukurikiye ntinda gutaha mbona papa yaje hageze ndavuga n'umunsi aranyica mpita nturongera ubwo ndara mu ishyamba ndavuga ko cyampa imbwa ikandya sibyo ibintu byo gura nihisha buri munsi ngo papa araje umutima ukenda kumvamo warara muri ishyamba ubusinabonamo imbwa ndazishaka ndazibura sinzi uko nayibonye igenda mu muhanda kuko ari hafi y'umuhanda ndahano mu ishyamba nyibonye ndavuga iyi mbwa igomba igenda yahera aha simbizi icyo mpfa nukwiribonye ariko ndi mutima ukambwe se ninduma simfi ariko ibyo none ndabyibagirwa ikimbona iriruka ureba rero byivuga ati kiriya kintu uno ndagicamo cyane bukeye mu gitondo mbinzererezi no kuvuga waraye mu ishyamba urinda buke bukeye mu gitondo imbeho irankubitanje ahantu ku muntu wari hafi aho mu gitondo kare nka 11 ndasuhuza ntibanyikiriza ndyama ku kabaraza niyorosa agasambika hari bukeye mu gitondo barahansanga babona ndi gutitira bacana muzi uko ngo note bampa ibigori ndarya bambwe ati ngaho tana data ndavuga ndatashye ngeze nkana ndabye ukuntu papa yicaye ndavuga nturiya mugabo wicaye kuri noneho ntabwo ndi bumukire mera ubwo rero ntongera kurara mu rugo njye hano ntanazi ngipfa kugenda ntinya n'abantu ariko iyo nabonaga abantu muye n'abantu bari kundeba nahitaga nicaraho kugira batandeba ko numvaga waricaraga kugira ngo batabona uburyo ugenda nkicaraho n'imvura ishaka inyagire ubwo niyanyagira n'ubundi ni hahandi kuko numvaga mfite ipfunwe cyane nabo ariko bakabikeka bakaguma aho bamwe bagahagarara nko mu bana bari mu myaka 14 15 bagahagarara ngaho nanjye nkagomeza nkicaraho nabona bagiye nkongera nkacumbura nabona abandi nkicara rimwe nza kujyana hari abakobwa rero b'imfubyi baramfata mbona banyeretse urukundo kandi ntarwo narinzi ariko ntinda nabyo kubyakira mbese urumva nibo ba mbere bakweretse urukundo nibo ba mbere nabonye baranyakira ndabaza nise niye basengera hano barahanyereka kuko urumva gusenga ntago byakundaga naragendaga genda mbihishe papa yari umupagani mama ariko nimaje gukizwa ariko nubwo yakijijwe ntago yanyiyumvishemo n'ubundi najyaga gusenga hepfo ngo ndeko ngiye kubona Imana kugira ngo nyibaze impamvu yanyimye amaguru abandi bagenda biruka bambara inkweto bakiruka kubera iki ngiye ntagenda ngiye kuyishaka nyibaze mageze nsanga uri kubwiriza ndamuzi bitansoka nabanika nihute vuba batantanga nkahita nisiga ibitaka mu maso kugira batamenye ko nari nagiye ariko bagiye babimenyeka n'ubundi ko n'abaturanyi baranyangaga
ariko maze kujya muri abo bakobwa ubuzima bwarahindutse. Nabo batumye ngera i Kigali, babanje kunjyana igitarama, papa aza kunshaka, ntabwo ni oya, ubu noneho ndiyiragira ikicyura, ndamubwira ndeba mu isura yashize turi kumwe nge nawe, urebe ni Yooo, urebe ko biri guhinduka. Ubwo urumva abakobwa ukibageraho bakwitayeho cyane rwose, abantu bamwe bakajya turavukana, barankundaga, nanabatizwa ariho mba, navuze ntungiye kubatizwa basi nzapfe narabatijwe. Ubu noneho nangiye kuzapfa ntarabatizwa, ubu noneho nzapfa narabatijwe. Mbese nta cyizere cyo kubaho wari ufite? Ntacyo nari mfite, mbaga nasabaga kubaho ngo mari iki se ubundi. Umubyeyi akubwira ati ntacyo uzamara, ntacyo umaze, mva imbere, nta kwibebeza kwambara n'ubundi, nta bintu byo guteta, nta bintu byo gukina, nta byambaye ngo ndakina n'abandi bantu kumwe basimbuka bakina umugozi, biruka bihishanya. ese ubundi ubu umukino wabasha ni nk'uwo kugira ngo basi ngewe nzavuge nti uyu mukino? Cyakoza gukina ibintu bya kera bakinaga ibibuguzo bakarunda amabuye, byo narabikoze, ibyo gusa naho ibindi ntabyo nari nzi. Cyakora nkakanga utwana tukiruka ariko tunkunda, nkadukanga nyine nkihindura nk'igisimba, nawe urabyumva. Ariko Yesu ajya abihindura rata, akuzana mu mujyi Kigali. Umuntu wa mbere wambonye aho kuri abo bakobwa naharaye, bukeye mu gitondo naratembereye, ntangira kutinyuka abantu gake cyane, mbona umuntu anjugunye ikanzu nziza we y'umweru, inanyambitse itanyambitse ubusa, narayikundaga n'usinzigira nyibagirwa. Undi nabampaye agakoti keza, numva mbese hari aho mvuye kandi ngo naje nambaye agatenge kadodadoze, karimo ibirakaraka n'igipira kinini kitankwira. Yesu we, wituma mbyibuka ko bitanzenga amarira, nkumva ngiye kurira. None ndambara ikanzu ya 15, ikote rya 15, telefone cyane wayibonye, isaha buse ntago nzi jambo ari kubivuga, ntago byoroshye. Ku muntu kubonye bwa mbere ugeze kuba mama Kwizera, ufite abana bangahe? 3. Ufite abana 3 muri uyu mujyi wa Kigali. Yego, nkagira n'abandi Yesu agenda azana nese, ugira ngo izina si ryo muntu. Ubundi nzaba mama w'amahanga, mama pasiteri nyine gutyo, ntago nzaba mama bishop, kuko mama bishop ni babandi bo mu madini yandi, kandi ngenda umwadeperi, ntago twebwe tugira bishop. Ubwo nyine ubwo warabihanuye ngo nzaba mama pasiteri, sinzi ngo ni ryari, ariko icyo nzi cyo nuko bizaba cyane rwose. Impeta ni yambere, si nk'ibyo byose se njye ndeba urutoki rwanjye nkavuga yambere, ariko nyine urumva nsubiye inyuma gato, nkigezera mu mujyi wa Kigali, unaje kubona abantu benshi bafite ubumuga bundenze, abacitse amaguru n'amaboko, abatabona, numva ni ibintu bitoroshye. Ndavuga nti Imana ntago nzongera, none ndayamanitse. Niwongera ko mumubwiye ngo uzampa amaguru, uwite nzaba n'intashima. Ndabiyegereza, tugira umushiha buri abantu bafite ubumuga, umushiha mubi, mbese tugira abantu bafite ubumuga nka Nyabugogo ari njya mbona bakoze intambara wibeshye buri ukamuvugisha gato, irambagwaye gukubita mu mutwe, ntabwo bagira. Nanjye iyo mama yamaraga kunkubita, naramanukaga nk'ivarangura, nagera hepfo kugira ngo umujinyishire, nkare abantu yahinze ibirayi biri kuzana uruyange, nkabirandagura, nkarandagura nk'ahantu hafi 10. Nkagenda n'ahantu yahinze ibijumba, nkarandagura nk'ahantu hafi 10, ubundi nkumva ndatuje, kandi nkaba nzi ko ndataha akangaburira. Nubwo yabaga nyanga, nese ari kurya mureba, yego hari igihe byabagaho, kavuga ati n'ubundi ibintu uba wakoze, reba ibintu wahombeje, ariko nubwo ntacyo ninjya ku muturanyi ndahenga saa 6 zigeze ngeyo se baranyima, ariko ntago babikoraga. Rero tugira umushiha mubi, ariko ndashimira Imana waragiye. Ntago hari abantu benshi ngo batinya kumbaza wavutse uko, akagira ipfunwe ryo kumbaza, akaba ati sima ntari buntu ke, ariko nukuri bajye bambaza nta kibazo. Vestina no munyarukundo, agwa neza, ahora yishimye, ahorana Kwizera, dore ko n'imfura ye ngo yitwa Kwizera. Mbese ni ibintu byinshi. Ubwo urumva nkimara kubona abo bantu bafite ubumuga, natangiye kwiyakira gake. Ubundi urikiri wanyu wumvaga ari we umuntu wenyine ku isi. Urumva nyine urumva najyaga mu nsengero kureba iyo Mana nyibaze, kuki ku isi yose yarebye ikaba ari ngiye imamaguru, ese kuki itarebye basi muri barumuna banje ngo irebe mu umwe ibumuhe, ariko nanjye nigende n'amaguru numva uko bigenda. Ariko byaje gushira, buri Imana yanzanye mu bonye abandi uhitubona. Imana buri yanzanye mu mujyi, yo niyahura ntago mwari kumenya, nta n'umuntu wari kumbona, nta nubwo nari kuba mama w'abana. Yo yaraje iranzana kugira ngo inyereke ko bya bindi nivovoteraga rwa rusaku nagiraga mu mutima
ngo kuki wanyimye amaguru ngo ibiki n'ibiki, inyereka ko hari n'abandenzeho. Nza kubabona ndangije bwa ntiwite ntabwo nzongera. Icyakora ikintu ngusabye basi mbabarira uzampa umwana, kuko utwana twese tunkunda. Mu gitondo kare kare vesi nkita abana narabaguriye umukeka nkabicaza tugakina, nkagura utubiswi tugaseka tukaririmba, nyine nkabaririmbira, ariko nkagira ipfunwe ry'uko nta wanjye urimo. Ariko nayo nkabona ntibizashoboka, se nzunama gute umwana ntazapfira mu nda. Rero umumama uko natwita ameza aryagaramye ahagaze wese ungiye bizagenda, ariko undi mwanya nkumva mfite kwizera ko bizashoboka. Ahubwo ikosa nakoze ni rimwe. Ubundi mbona naravuze ngo wowe wa mana maze kubona ko ushobora byose, nkorera ubukwe umugabo nyine umurugo rwiza. Ariko kwa cya gikomere nari mfite numvise ko bitashoboka, nyisaba umwana w'umuhungu. Naryama nkana namurota nkamubona tugenda yambaye costume nyine, kandi kuko Imana yarabyemeye ndamubona umuhungu, kandi kuko muramugura costume Ibahe ntoya ngurindi yaba ntoya, afite ajya kujya imyaka 14 ubu afite costume ya 3 kuva yavuka cyane. Ibyo narotaga nyine narabimukoreye. Ufite ufite abahungu bangaye hari 2 n'umukobwa. Ndangije mitavuga nuvara wa mana dore yagiye gukora uzamundi. Urumva papa busisi umuzi uramuzi nubwo tutabana ariko ntacyo bintwaye. Na Claudine aramuzi. Na Claudine ariko ntacyo bitwaye, ninjye wasabye nabi. Nago narenga Imana cyangwa we ngo mucire urubanza. Wamubwira ngo iki niba azadukurikira? Arabizi ndamukunda ariko nago namwambura umugore we. Oya ahubwo Imana yizazana undi nibona ko ari ngombwa, kandi arabizi ko bikwiriye. Ase buraza duha ikiganiro buriya inde oya ntacyo yaguha ntacyo yam wapi keretse hari ibindi byenda simbizi ko byakunda. Ariko nzi ko ariko humura yagukuye kuri uburyo usigaye usa, nkubwire ko usigaye usa neza. Nta n'umusatsi nagiraga. Claudine ntasa neza. Nta n'umusatsi nagiraga. Asa neza cyane. Mumbarize nk'ibibazo bitatu Claudine ndamugwaye arahita. Claudine mubaza ibibazo bitatu ubundi dukomeze. Nokuri ko Imana mu buhamya duhaye ndasa neza. Nokuri Imana yagukuye kure. Iyo mikro yirebesheho. Nta n'umusatsi nagiraga. Nokuri uzi ko Imana ari hatari. Imana ni danje. Uzamagana nagiraga hano gutya. Imana igikarabye umuntu ikagukarabye ikagusiga. Igikarabye umuntu yarangiza ikamusiga ikamuhana akayobekeza. Nokuri ufite n'inzobe ikakugabanyiriza n'imyaka cyane. Wagira uswagira buri umwana w'imyaka 18. Ampucuri Nokuri ko Imana ihita guha umusore cyane. Ntumva ibanze umusore. Oya yarabimbwiye ko izantambagiza kandi ndabizi. Umusore mwiza uzi gusenga Imana wafugamye ko karago cyane. Aha niho Mana mvuganira nawe. Aha niho Mana mvuganira nawe. Aha niho Mana mvuganira nawe. Aha niho Mana. Aha niho Mana mvuganira nawe. Aha niho Mana mvuganira nawe. Imana ni seriye, ikunda abaseriye, ikabaha ubuseriye, bakabutwara ari seriye, bakabushyira abaseriye. Aleluya. Ndafashijwe kandi ngigushyira ku munzana umwe w'ikigeragezo, ukayisenga upfukamye, amava akanga agakoboka, ndetse akazaho n'ibinyaha, abantu bakagukoba, ntibabure kukubwira yuko Imana yakuretse, ariko ntabwo yakuretse, nuko Imana ari seriye. Ndafashijwe nanjye. Imana ni seriye, nukuri Imana ni seriye, kandi ikunda abaseriye, maze ikabaha ubuseriye, bakabutwara ari seriye, bakabushyira abaseriye. Noneho umva kandi aho ihagurukiye Imana, aho ihagurukiye ihaguruka ari seriye. Aha hoze kurira hagahinduka kuririmba, burya Imana ni seriye. Abajyaga bagukoba bagufasha kuyishima kuko Imana ari seriye. Haleluya. Imana ishimwe. Nuko hari ikindi wayishinja? Ntacyo nashinja Imana. Urayisenga mu gicuku, ukayisenga ari ku manywa, ukayisengera mu butayu, ukayisenga mu buvumo, ukagira ngo ntabwo yumva, ariko burya iba yumva kuko Imana ari seriye. Nukuri Imana ni seriye. Nk'ubu wari ufite ubwoba wawe ntabwo urajya ariko ugiye kurya. Ngiye kurya rata umunsi ndarya inyama. None se nturarya? Ukuntu nzikunda ndarya inyama, dore maze n'igihe ntanazirya, ariko umunsi ndarya inyama. Ufite kwizera se cyane rwose, mfite ibyiringiro. Ugomba kujya mu izina rya Yesu. Ari mu mwuka ratagumamo.
urumva gumamo urarya ese ejo ndi ntiyambwiye ngo igiye kumpuza n'abantu igiye kunzanira abashyitsi b'umugisha si uyu nguyu ese ubundi wamenye ute wamenye ute gusenga imana ni umuco w'abayuda ni umuco w'abayuda ni ukuri turayisenga ikumva we yewe ni ukubera imana ni ukubera imana uyobora ikiganiro nzaza ngusure ngusirimbire kandi koko azi gusirimba yari yarabitubwiye ni ukuri imana ishimwe yari yarabivuze ni ukuri yari yarabitubwiye ukaraga imana yari yarabivuze ko abantu basenga bakava mu gakungu ukunda aho imana yicaye iri kurira cyane iri kubabazwa n'abagabo yambitse amapataro barambaraga amapataro gacitse mu kibuno cyane none bari kwambaramo paketi yabambika neza bakagenda ngo bashaka amamodoka meza bashaka kukatakata muri umujyi wa Kigali iraje itobore usirambipini zayo imana ifite uburakari murindi ruhande iri mu kazi iri mu kazi igiye kubakoramo umukwabo iri mu kazi ni ukuri nanjye ndabizi hari abantu baravati ngo wa mukobwa wo mwishamba none yagarukanye ubuhanuzi iburakakaye nyine ngewe ntabwo nsabiriza kuko nkunze kubwira abantu imana itaguhaye ntawaguha imana itatsa mu itagusekeye ntawagusekera sibyo abantu nibareke gusaba bareke kumva ko abantu babumvira ubusa basengera mu kuri no mu mwuka bategereza uramugaho ijoro aratanga no kuri imana yampaye ijwi ryo kuvuga ntaravugaga narabayikiraye hongera havuga bashima imana kuko imana yabakuye ko yabakuye habi sibyo cyari byagenze ko yabakuye habi ururimi rwaragobamye niyo mpamvu bimwe na bimwe nzajya ndavuga ntimubyumve kubera yuko nyine nigeze kubaho ikiraginge ariko kubera imana ishobora byose yavuze yuko nzayikorera nkayivugira haleluya irangije iravuga ati rwose ururimi rwangiye kuri ubwo botora wongera uvuge mu izina rya Yesu hari igitaro cy'indirimbo nyankunda kuririmba kivuga ngo muri iyi si huzuye umuruho n'amahane icyo nkeneye cyose simpera ko nkibona ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi niringiye kuza bona ingororano yawe haleluya yesu basire nevosanse bokeriyanse amina baba amina kukumva Kristo urashobora amina uri umubyeyi mwiza muri iyi si huzuye umuruho n'amahane icyo nkeneye cyose simera ko nkibona ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi niringiye kuza bona ingororano yanjye nukuri nshimira n'umuntu ufite channel yitwa Impanuro TV Impanuro TV Imana izayishigikira izagera hose pasi ni wamanjije wagera iwacu mu rugo abona mbana n'abakecuru babiri umukecuru umwe afite imyaka 140 undi afite imyaka 68 hafi 70 niwe wageze mu rugare ubuzima mbayemo ariko kubera yuko Imana yavuganye nanjye ikavuga ati mwana wanjye nzagutabara iturize nubwo bitagira icyo bitanga nzagutabara nzakugaburira uzarya mukecuru wawe agafuka zagatura hasi ntabwo uzongera kujya ibyo yafunguje nzaguha uzagaburira n'abandi nanjye ndi kugaburira abandi bakarya cyakuri Imana ishimwe Imana ifite abantu bayo iracafite abantu bayo bafite umwuka wera dore nk'uyu muntu werutse kungurira kamera nawe ndamushimiye ahari Imana yo mwijini mushigikire ni umuntu nasengeye aravuga ati rero ndambiwe agasuzuguro k'abanyamakuru bagenda guca ngo ntibaza nta mafaranga ubahaye gukoresha igano ngo utanga ubutumwa abati ngiye kugurira kamera yawe ujivugiraho ubutumwa nundi wese ufite icyo kuvuga yivugiraho ubutumwa
nawe ahari bani mushyigikire yongere mukubire kenshi. Imana yacu ihemba neza ntiyabura. Ibyo yakubwiye no kubikora izabikora. Wowe umaranye ikibazo igihe kirekire, tegereza Imana izagikemura mu izina rya Yesu. Hallelujah. Izagikemura, ntago izanyura kuri babahanuzi, izakwinyuriraho igikemura. Ntago umuhanuzi ari ukemura ibibazo, Imana niyo ikemura ibibazo. Umuhanuzi icyo ashinzwe ni ukuguhanurira, akakubwira ibyo Imana imubwiye. Ikibi nuko ikibi ni wa muhanuzi uragerekaho ibyo Imana itamubwiye. Uwo nawe ntago aba ari ngombwa, nawe Imana izabimubaza. Ahubwo icyo nabwira abahanuzi dusengera mu kuri no mu mwuka, kuko nijya gusura izasura umuntu ku giti cye. Izasura umuntu ku giti cye, twitinda ku bantu. Ya Claudie, murakoze cyane rero na mama Kwizera, turabashimiye cyane kuko kubw'iki kiganiro cyiza tugiranye. Kandi iki kiganiro kiraryoshye. Abantu bazadukurikira turabasaba gukanda subscribe kuri iyi channel. Imana ibaho umugisha. Harya Claudie yibasubiremo yitwa ngo iki? Cyane yanjye yitwa Imana narayibonye. Imana narayibonye TV. Mukandeho subscribe, musangiza abandi bibiganiro, muramushyigikiye umukozi w'Imana Claudine guturuka i Musanze rwose. Kandi namwe Imana ibaho umugisha. Ni ibintu yasengeye mu ishyamba. Urumva umuntu Imana iherutse kubwira Aburahamu, iramubwira ngo umuntu uzagusabira umugisha nzahitamo umugisha. Buriya nawe umuntu uzagushyigikira kubera ko ari ibintu wasengeye, nawe Imana izahita imuzaho. Uyu muntu wanguriye kamera, nawe Imana iherutse kumukubita imodoka. Ngaho afite imodoka nziza cyane. Rero Imana, abantu mubyumve, mudushyigikire, mukande subscribe, musharinge, mubwira abandi ko hano hanyuraho ubuhanuzi cyase n'ubuhamya buteye ubwoba, cyangwa se ubuhanuzi n'ubuhamya bwa nyabwo. Hano nta bintu by'ibikabyo tugira, hano tugira ibintu byiza bishingiye ku Mana, tuba twasengeye twarara ijoro dusenga. Rero turabashimiye cyane weho wabanye natwe. Imana iguhe umugisha. Claudine, ndumva wasezera ku bantu ukanabasengera, tukaba dusubitse ikiganiro cyacu. Imana yacu, Imana nziza, Imana ifite imbaraga n'ubutwari, twongeye kugushima no kuguhimbaza kubera y'ukuri Imana igira neza, kubera y'ukuri Imana igitanga. Wowe wahaye ntago ujya umwaka, umwana w'umuntu yaguha ikibanza ashaka kikwaka, ariko wowe ntago ujya waka. Ndagushimye rero Kristo, ugumye utindane natwe, utindane niyica n'uyishigikira, uyikomereza amaboko. Kandi nyagora ku ngoma Imana, uzagira icyo ukora kuri icyano, uzamukubire, uzamwongerere kubera yuko ushoboye byose. Icyo twanze nagasuzuguro k'abadayimoni, imbaraga z'umwijima, izo turacagaguye mu izina rya Yesu. Turahamagara Imana n'umwuka wera. Urakoze nyagora kugoma kuri abana natwe kubwa Yesu. Amen.